Mwaramutse mubyeyi. Yego ma. Ngusanze ahangaha rero ndavuga nti reka ndebe ukuntu twaganira se, ndavuga nti uyu mubyeyi wazindukiye ahangaha numve ngo bimeze bite, kubera iki wazindukiye ahangaha. Kubera iki wazindukiye ahangaha ko ngusanze aha wazindutse mu gitondo, bimeze bite? Nazindukiye ahangaha kuko ngora umurimo wo gutoragura amacupa mu muhanda n'ibikarito kugira ngo ndebe uko abana bagira, ngakora umurimo w'isuku n'isukura. Ariko none se uwo mafaranga ndabunanganya ni bukeya, imihahire y'iki gihe kandi mfite abana batoya, n'abuzukuru banjye umugabo yagiye apfa anzigira abana batoya. Abana batoya nabuze ikintu mbaha, kugera mu muhanda babaye za marina. None se mukecuru, ubu ngubu ufite abana bangahe? Mfite abana batanu. Abo bana batanu se ni abana bawe cyangwa ni abuzukuru? abana banjye Ni batanu. abuzukuru mfite ni batatu. Ni batatu. Bariga se ubona ubushobozi bwo kubigisha? Nta bushobozi nabona kuko ibyo ngora amafaranga duhembwamo ni makeya. Ni makeya. Ababyeyi babo se nibura hari icyo bagufashamo? Maze barambwira ngo nimwihangane, ngo mukecuru wihangane niko bijya bigenda, kuko nyine ngo wabuze uko agira ngo agwa neza. Ubwo rero ngihangana, none nanjye najya kwifata ng'ababa. Hanyuma se abo bana ubu se si kwa kundi usanga abana ubwo bigenze gutyo, rero njye uko mbyumva mbona ari bwa buryo tujya tubona, usanga nk'uko nguko niba wazindutse ujya gushakisha, kandi urabona ko uri umubyeyi ukuze, uba wasize abana mu rugo ukajya gushakisha, ubu uraza ugasanga nibura bakiri mu rugo, kuko naje gusanga nk'ikibazo kiri hanze ahangaha igitera abana kujya mu muhanda. Ubwo niba imbaraga zawe nkeya mu bushobozi bwawe uzinduka ujya gushakisha abo bana, iyo uje ntusanga bagiye bajya gushaka ibibahagije, bose nzanga bigendeye. usanga Utwo dutoya turimo twigira mu kwizerera ngatubura, ugasanga byanshanze hose. Umwana mutoya aba akeneye kubona icyo kurya, icyo kwambara. Ibyo byose rero iyo nabibuze barifata bakigendera. Ntabwo nakubuza umuntu kugenda kandi ntabwo ubundi bushobozi mba mfite, simba ndibwirirwe muhetse mu mugongo ngo mugendane, nawe yirirwa akora ibyo yumva ashaka anashoboye. Rero tumaze iminsi tuvuga ku kibazo kijyanye n'imirerere y'abana, tuvuga uburyo ibitera abana kujya mu muhanda, kugenda basaba, ugasanga abana barajya mu muhanda bagenda basaba. Mubyeyi ubivugaho iki? Wowe ubivugaho iki? Bariya abana bajya mu muhanda ari batoya basaba, ese byaba biterwa n'iki? Wowe wenda ubwo uri umubyeyi mukuru, wenda hari ukuntu waba ubizi. Ikibitera ni ubushobozi bukeya, kuko iyo ubuze icyo ubaha ntabwo umwana yakwirirwa ubusa kabiri, wabura cyangwa kabiri, uwo wa mwana akwirirwa aho ngaho. Aravuga ati kagenda ngenda njye kwishakira n'ayo makara n'ibyo birayi, ningira amahirwe ngasanga aho biri ndirire, hanyuma nimara kwihagira ndiryamira aho ku muhanda. Ubwo se uwo mwana yakongera kwirirwa aho ngaho ashonje, wabuze icyo umuha? Ashonje ntabwo yahirirwa ashonje yabuze icyo umuha. Reka noneho njye icyo nagufasha, hari ukuntu tujya tugira abagira neza, abantu b'abagira neza, wenda nk'uku nguku bakubonye uri umumama, uri umubyeyi ukuze, ufite abo buzukuru kandi udafite icyo ubahereza, kandi koko birumvikana kuba wabasize mu rugo ukajya gushakisha mu ntege nke zawe, uhaza ugasanga abana bagiye mu muhanda, bagiye uko nguko niko abana bakura nabi, bakurira mu ngeso zitari nziza, kandi ari abana batoya, ari ba Rwanda rw'ejo, sibyo? Reka wifuza ko umuntu yagufasha gute? Uwamfasha yamfasha kubashyira mu ishuri bakiga, akamfasha wenda kuba yanabafashaho, wenda nabona n'ako gakoma kagira ati reka muhereze igikoma gitunga abana wenda n'ijoro rimwe,
ubwo rero ntumva nta bundi bushobozi bundi nasaba mu mibereho y'iki gihe, inzu z'iki gihe ni ugukondesha. Ubuzima tubayemo n'abaturage benshi baba babubona burya iyo ukennye nta kindi uba wirengeje ku ruhande. Ubwo rero numva uwamfasha yamfasha gushyira abana ku ishuri bakiga, akaba yamfasha kugira ngo wenda babe babona no kuri cya gikoma abandi bana banywa. Ubwo buzima bwose yabafashije. yabagufashije. Nanamushimira cyane. Yego, noneho reka tubwire nimero yawe. Hari igihe umuntu haba hari abagira neza, hari abantu bagira umutima ufasha, umutima ukunda, muri bwa buryo bwo gukumira ubwinshi bw'abana bajya mu muhanda, akavuga turiya mubyeyi reka mufashe turebe ukuntu abana bakwiga. Nimero ya telefone urayizi? Tubwire nimero ya telefone bano bantu badukurikira nibumva nimero yawe bashaka kuvuga bati reka turebe icyo twafasha uriya mubyeyi, kubera ko n'ubundi turi mu buryo bwo gufasha abana kugira ngo turebere hamwe uburyo abana be batajya mu muhanda, turebe imiryango yabo, twumve igitera bariya abana kujya mu muhanda. Nibo ba Rwanda rw'ejo. Ni ukuri murabona ko uyu mubyeyi arakuze, ni umubyeyi rwose mu ntege nke nkeya aba yagerageje. Urumva abuzukuru 5 ni benshi, kandi mu by'ukuri uko angana murabibona, ni umubyeyi ukuze. Reka ngaho bahe nimero yawe. Hari urubyiruko rwinshi tujya duhura narwo, hari abana bishyira hamwe nk'urubyiruko cyangwa abantu bagifite umutima wo gufasha, bakavuga bati reka kuri Scovia Channel TV turebe uko twakwishyira hamwe dufashe uriya mubyeyi, tugire igikorwa dukora kugira ngo dufashe bariya bana mu bushobozi bushoboka bwose. Turebe ukuntu, dore na amashuri agiye gutangira, turebe nibura ukuntu bariya abana bazajya ku ishuri. Niyo umuntu yabona yagura ikayi, akagura, agashaka utuntu tw'udukoresho yagura agahereza uyu mubyeyi, aba bana bakajya ku ishuri. Nibura niyo twamufasha n'igihembwe kimwe. Mubyeyi, yego, iyo ni nimero ya telefone. 07 8 3 Murakoze cyane. Iyi nimero rwose ubu ngubu abadukurikira baraza kuyibona, kubera ko bazi ko tugeze mu bihe by'amashuri byo gutangira. Ubwo ngubwo wabona 500, wabona 1000, mu bushobozi bwa buri umwe wese tuzareba ukuntu bariya abana twabagurira amakaye.